amagambo y'Imana nanone amasaha sanagi ariko turakoresha iyo dufite simake. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 19:29 ndetse na 30. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 19 murongo wa 29 n'uwa 30. Haranditse ngo ageze bugufi w'i Betifage n'i Betaniya ku musozi witwa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa be ati, muje mu kirorero kiri imbere yanyu, nimwinjiramo muri bubone icyana cy'indogoro kiziritse kitigeze gihirika umuntu, nuko mukiziture mukizane. Amen. Dusubire hirya gato ibice 19 ku murongo wa 10. No gusubira inyuma urupapuro rumwe gusa ibice n'ibyo ku murongo wa 10. Biravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari kizima. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka ndetse no gukiza icyari kizima. Dusoze mu butumwa bwiza bwa Mariko hirya gato. Ubutumwa bwiza bwa Mariko usubiye inyuma ibice 12:34. Yesu abonye amushubijanye ubwenge aramubwira ati, nturi kure y'ubwami bw'Imana. Nuko ntihagire undi wongera gutinyuka kugira icyo amubaza. Yesu aramubwira ati, nturi kure y'ubwami bw'Imana. Abantu ntihagire kugira icyo amubaza. Tugize igihe twumva amagambo meza turacafite kubyumva. Abaduhagaze imbere batandukanye bayatubwira mu buryo bwinshi nk'ubu ndi kuvuga. Abandi bayatubwira mu njyana izo twita ko baririmba, ariko uburyo baba batubwira message siko bimeze, baba batubwira ubutumwa. Abandi bagasenga, burya basenga abasitwe baba babwira Imana, ariko nabo baba bafite ubutumwa bashaka kubwira Imana. Ari amashimwe bayibwira, ari ifuzo bayibwira. Ibyo ari byo byose nta gikorerwa kitari hagati y'abantu. Hariho uvuga n'abandi tubwira Imana cyangwa Imana itubwira, nuko niko bimeze. Iyi communication imeze mu cyerekezo tugifite tugikomeje. Twagiye twibaza ngo ibintu tuzabikora tugeze ryari. Nzagenda ndirimbe sasa vuga ubutumwa isasi. Wibavuga ko ari umunyamasengesho asasi. Turi mu mubiri gusaza zose dufite. Ariko ikimana ireba tuzahora tukigarukaho, utibuka kitwitirire kandi sinaki. Ni ikintu kivuga ngo umusaruro uvuye ngo uri. Umusaruro uri. Kumbwira kuri mwarimu cyane. Narize ndi mwarimu, ariko ugatura muri mu mudugudu abantu bose bari mu cyangwa bamenya gusoma no kwandika. Abantu bose bavuga ari mu bwawe umaze iki? Wakaba ifite abana bake watoje nibura kwandika gusa. Ibyo dukora ntabwo tuje tubikorera Imana kuko yabinaniye, ahubwo Imana yadushizeho ngo tube umuyoboro wo gukorera mu zishaka gukora. Wewe yavuze ngo natinze cyane, yavuze ngo igitongo kiri kidasanga. Ari wewe masengesho niyo wewe gahunda kuko habaho igitongo kimwe kizakigirira uko twese tungana, twese n'abakuze n'abato, ntawavutse igitongo kimwe. Siko bimeze. Umunsi umwe waravutse, niba ari nijoro, niba ari mu gitondo, niba ari n'uwo munsi wavutse. Ubundi buzima wabayeho, wararwaye, waravuwe, warakize, warize, ariko icyitwa kuvuga ni igitondo. Hari igitondo kimwe
bapfa bagasohoka ariko siko buri gitondo abantu baza bava mu mva hari gitondo uzaba yabivuze nibuka ko hari ijoro rimwe hari urukerera rumwe igereza ririmo Pawulo na Sila yabaye depite ariko ubundi iyo gereza yari isanzwe na nyuma yaho igereza zigira abantu ariko hari gitondo kimwe ni ukuvuga ko tumemereye Imana ishaka gukora ikintu uwo munsi umwe wawe kandi uwo munsi umwe wanje wawe wowe ntubu wa twese ariko ukaba uwanje ukaba uwawe hari ibintu kwizera ku rutonde rw'abazapfa ejo haba ikindi kintu birahinduka ariko mbere y'abandi barapfuye na nyuma y'abandi barapfuye ariko hari umunsi kega ko Petero atazira araye arutse iyo turi muri iki gikorwa hari ibintu bibiri tuzahora tuvuga kuko byakunda kugongana abantu bakumva bisa ivuga gutuma ntibyagenewe kubwirwa abakristo bakijijwe bigenewe abantu babiri cyangwa kategori zibiri bigenewe abapagani batarakizwa uwa kabiri cyangwa indi kategori bigenewe abantu bagize ibyago byo kwigishwa nabi kugira ngo bakosorwe babwire ukuri bimwe mwariko mukomeza bimwe mwariko mukomezaho ngo ubuntu bw'Imana bwarabonetse ariko buza kutwigisha reka nkavuge naho uko babikomeje ubuntu bw'Imana ni profesa kuba iwacu aba profesa ndashatse kwiga tubanga diplome mu Rwanda na profesa ngo mpamvu diplome nuko nkora izo profesa sasa kiga kuba iwacu nari turi haragisho hakaba n'umwarimu uzigisha ariko ntagapfa nta diplome ubuntu bw'Imana ni profesa bugira amasomo ataruja gutanga nuko ngiye gutanga tuzabivuga ayo masomo yote yatsinze urapfa abantu batize kuko batabagira neza ariko ni mwiza reka ngaje kuri ubuntu bw'Imana ko ivuga ko tumarikirirwa abantu bagize ibyago bigishwa nabi ugamije nabo kubagana ariko inyigisho zigenewe abakristo iyi ni tere y'inyigisho kugira ngo bakure bave mu rwego rumwe bagere mu rundi bagere mu rundi bageze mu rwego Imana ivuga ngo umaze kuba umugabo ni ugutuma nawe burya ishema ry'umubyeyi wese n'ukuzuzana umwana yamara gukura batangira kumutuma siko bimeze mu babyeyi akagucungura ku bintu hari ibintu Imana itananiye ariko ikeneye ko dukora rero kugira ngo tubikore ni uko tureba ikitureba ni inyigisho ngira ngo yumvikane ariko aba bantu babiri nanone bakeneye ivugabutumwa uyu munsi ndashatse ko tuvuga icyiciro kimwe kandi kiri mu bihe biroroshye kwigisha umunyazaha utarakizwa ahubwo twirinde bibi ariko biroroshye nta mahane nta resistance bityo tuza tuvuga ngo umuntu yaravuye urya muntu ntazasaba ntasegizija uzareba umuntu wasinze cyangwa wagize ibyago agasitara akagwa mu mwobo mwishimo iriya hari ubwo aza ngo yakavunikira akamara y'amasaha rimwe na rimwe mukamubona amaze iminsi cyangwa amasaha menshi unyuze aha akumva ikirenge cy'umuntu utambutse ariko ubuzima ziko yatsinze akaburoga ati nyamuna ninde ukavuga utese ninde gufasha tiyo kubaza ngo se warangije kaminuza uri mu mwobo tiyo kubaza ngo usigaye imodoka umuntu uri mu mwobo tiyo kubaza ngo umukoresha ko wari watanze mu gitondo ushaka gufata ari mu mwobo iyo umuntu rero ari muri iyo situation ntabwo perezida w'imbabazi utogufasha tibisaze ko pasiteri iyo zakikanye umuntu ari uwakura mu muntu uzi kuko Imana ukunda cyane umuntu diyo tunaratambukije muri iyi situation ndimo ariko reka mbabwire ahantu haziritse ahantu hagoye abantu ni Betifani
Yesu uko yarari nitwari kandi nitwazaho kimwe muko yarari yaje amatubabikishwa umunsi umwe ngo arababwira ngo mugende muje Betfage ndabanza mvuge Betfage mu buryo geographique mvuge Betfage mu buryo bw'umwuka mvuge ibikorerwa Betfage hanyuma ndagize Betfage ni ikirorero cyangwa niba mu kigo cy'isi kiri hagati ya Yeriko na Yerusalemu. Umuhanda wa Yeriko reka dufate ko hari muri ziriya mbere ukaje Yerusalemu hari muri data yicaye n'urugero nagereye uyu muhanda ubaho kandi umuntu wa Yeriko ni muri Siri Yerusalemu ni muri Kongo umuntu wa Yeriko aje Yerusalemu bazamuka umuntu wa Yerusalemu aje Yeriko abamanuka kuko ibyo tuzumvikana ubutumwa bwiza bwawe ngo umuntu wamanukaga avuye Yerusalemu aja Yeriko tuzumvikana ko ariko ahantu honi Yeriko ni mu nkiki Yeriko ni mu ntamba Yeriko ni mu batubaha Imana Yeriko ni mu bataka Yeriko ni mu batubaha Yeriko ni ngirigiriza zose uzatangara ngo ndafite ubwenge Yeriko ahubwo uzotangara n'akagira kubesha Yeriko ufite isoko ibintu byose biri umwijima ni muri Yeriko muri uriya mugabo twatuvuze muri uko bavuga ko bavuye Yerusalemu aje Yeriko ngo ahura n'abantu yagombaga erega ikibazo si uko yahuye n'abantu byacitse umunsi amanuka aje Yeriko avuye Yerusalemu n'ahantu hari ni ukumanuka kugira ngo nigeze kubivuga igereza y'u Rwanda kiri hariya kuri zina Furati abantu benshi barahazi ko hejuru bajaga bafata umujura Nyabugogo murabona Nyabugogo geographique ma tubavuga ngo bamuzamuye bakavuga ngo bamumanuye muri zina Furati hari abavuze ngo bamuzamuye muri zina Furati ni ukumumanura gereza niyo bakuyasatse bazavuga ngo bamumanuye ariko ureze mu buryo ahubwo umuntu bamureza yahumanye amatera umusizi ariko bakavuga ngo bamumanuye ni ukuvuga ngo bamwambuye byinshi bamwambuye icuba bamwambuye agaciro bamucishije nta kintu zidashaka niko kumumanura ni ukumwambura ibintu bigize idagaciro uwo muntu rero muri Yerusalemu akaje Yeriko aba yiyandikisha n'abo bajura niyo batari kubizi nibo wari gikoze uyu muhanda rero ukura abantu gusa iyo bahuye n'ivuga gutuka bakihana bakituza muri ziriko yavuze ngo yambaye ko kunyaza ndihana ndicuza ranga utangira urugendo ruja i Yerusalemu mu gihugu cy'umwuka Imana ishimwe ariko hano hitwa Betfage ni hagati ya Yeriko na Yerusalemu ariko kandi ni hagati hasatira cyane i Yerusalemu geographiquement ni ku birometero 27 kuva aho ngaho kugera Yerusalemu mugiye kuhava usubiriye niho muyende vuga umuntu hano aba yegereye Yerusalemu kuruta intera hagati ye ni Yeriko birikumvikana ariko hakaba ikibazo uyu mujyi tuba ku muhanda gisa ukaba hirya muri metero 3 uvuye ku mujyi ikaba kama ni ukuvuga ko bagenzi ko barakomeza route principale Betfage ni hagati ariko nabwo si ku muhanda ariko nabwo si kure n'umuhanda Yesu arababwira ngo muje Betfage ngo haziritse indogobeni yacu ngo muyizanye Matayo yaravuze ngo indogobeni yacu Luka na Mariko baravuga muri cyane cy'indogobeni bavuye n'abavoze Yerusalemu umuntu uzabaza mu bapagani bakubwire ngo yaragiye wa mukobwa yari hanye yabaye
Mungu yaragisha uziko wa mugore ngo yakijijwe uziko wa mugabo waza gututururiza ibiyobyabwenge ndetse ngo yose kuba umurokore mbese hariya barakuregereza ubabajije ndetse kubwira Valeri baravuga Valeri yaragiye tumubwira ariko wabaza muri Yerusalemu muti Valeri aranga Valeri wageze none sariye yazirikiwe Betifani kandi ahazirikirwa hari imico myinshi isa Yerusalemu ariko ntegereza Betifani ikoze narisobanura ngo ni inzu y'ibiti ibiti ni ibiti byazaga bihinga bigira imbuto ariko karakterisitike y'ibiti byagiraga amababi ahatira akwega abantu akababesha ko hari n'imbuto usomye haruguru yariya twasomye Yesu ngo umunsi umwe yarangije umutsima ngo arakeka ngo uwo buri bw'imbuto siko tujya tubisoma ngo ajaye ngo ashikaraziwe ariko icyamukwezi ni amababi ngo akwegwe n'amababi kenshi hari amababi bazavuga ngo hari n'imbuto amababi n'impano aje agaragara cyane burya impano zishobora kutubwira ikirangirire ariko imbuto nizo zazitubwira umwizero si ukuri impano yo kugira ubusa ariko imbuto niyo kugira umwiringirwa habe no mu kazi bakavuga ngo tumuzi ariko tumukoresha turamwemera n'ubu abantu benshi barakurikira impano bashika kuri cya giti bakaguta Betifani ibiti byose biba bifite amababi meza ariko tuzasanga Betifani mu yindi mvugo ntabwo amasezerano y'Imana yaguhaye ashobora kubasoza niba ashaka maze gusengere niyirize bapfukame utange byishimwe ry'ibyo uribuka Aburahamu Imana iramuhamagarira kugira ngo va muri ubu uje mu gihugu cya Kanani araza gushika Harani naho nuko byaza Harani ni hagati ya Uru na Kanani arahagarara Imana iramubwira ngo kuparitse arahagarara wazanye sona yo wazanye sote sinakubikuzana nawe wazanye rose sinakubwiye ngo arahagarara hano nari mu masezerano y'Imana mu gusoma usetse imyiryane y'abari hagati na Roti Imana yaje kuzuza ibyo yamubwiye ko avuye Harani hari ahantu utinda hari ahantu hamwe n'ikizitse kandi ubwo biziriko biratandukanye ikizirika ubuzima bw'izicurira hari ibiti biri hariya Betifani abantu bavuye kwa Satani unamubwira umupagani bitamubita ariko bamushaka mu bizera bakamubwira imbuto yo kwizera ariko nanone amababi y'imbuto yaririmba utuye umuntu afite tandazo yo gusa nabi Yerusalemu ariko azirikiya hari ibiti by'ishyari bishiza hari ibiti by'urwa uzi ko umuntu akizirikiyeho aza yakubaza akanga n'uwatazi pe ataragaruka bavuga baturiye mu kamwe mwese ngo bamusinamuze ngo ariko ko umusaza ngo yakoze iki ugiye kurwanya tutazi bavuga ibyiza yakoze mbese yakoze iki aha ntacyo bazashima hakaba imigozi y'ibinyobo uwanakabesha akarakabesha cyo mwese muzi kugira hafi mureke kijya cyo gushishuza mukabona ko arabesha mwese ariko kagira kuraje akamakabesha akabesha ni ukuvuga ngo hashinzwe ibiti biziritse indogobe izo ndogobe yesu abwira abigishwa babiri ngo nimugende Betifani hariho indogobe timukangwe amababi timukangwe impano timukangwe ivugabutumwa timukangwe kuririmba timukangwe mubazitire mubaza haleluya abantu batinda abantu baboherwa ahantu hafi biragoye buriya umugozi wo hafi rimwe na rimwe ugora kuwutwa uzabe nabi n'itungo baziritse umugozi mugufi rifite amahirwe yo kurisha kuti umugabo ukorewe muwe itumuzi hano twese tuzatumbona ni karavati umugore uko hari uwo mumenye dusa twese ariko waraye muri gereza twese twaretuye kubera ko ni kure n'urugo siko bimeze
bitse mama pasteriza ko umupagani iko jambo kurabona norikira mama byenza ko ndakije kwa jambo norikizwe sinokira undebesima wa mugani kurebeye abantu twese twagiye cyane ariko Yesu aravuga ko ibetifaka hazisitokore ngone yayo ikitaka sitokore inyigisho zambiri zaza kuva Yesu ariko abatuma abanyamahanga Yesu yarataka ubutumwa bwiza bugomba kuzana abanyamahanga kubaheka Yesu tukikorera Yesu tukajana Yesu Yesu akatubamo tuza kukuba na Israeli na Kenya kugeza barabimana ariko nibake ariko cyaheze Yesu iyi ni ngoma yacu bakubwira Yesu muri twe haleluya muri ndavuga ko niba uri muri Yesu neza umama yasaganira n'abanditsi ngumwe yigirashisha waramubaza mbese boss itegeko ritayane Yesu waramubwira ko yavuga ati okay nzivura sinanone wari waratinze nayo ashikira siko bivuga si ibintu byo kuvuga ko jomo dinaravuga nzivure Yesu amenya ko abanditsi yajaga abona abantu bakamusoma akamumenya amenya ko bayazi ariko atara burya ibintu zo mu mutwe bigufasha kubibwira abandi ariko ibintu zo mu mutima bigufasha kuyubaka ubundi usobanura ashobora gukoresha ibiranga harimo arabizi ariko ibi ni ibintu bikubaka wowe biri mu mutima wawe Yesu ngo yuzabishubisha neza Yesu baramureba nawe musubizanye ubwenge nyine kuko iyo umuntu yigize ngo n'umunyabwenge bamweka ngo ngo aramubwira ngo urakoze gusubiza ndabona utari kure ubwami bw'Imana arasa n'uwamuciye umugani ariko wamwanditse ahita yibukira mu bwenge n'abana baracuruza bose ntiyakira gusubira kubaza baraceceka kumubwira ngo turi kure n'ubwami bw'Imana nta nubwo bivuze ngo uri mu bwami bw'Imana kububa hafi no kuba mugira Betfa ni hafi ni Yerusalemu abantu bapfira hafi y'ubwami bw'Imana abantu bakiri ubutumwa bakura kure n'ubwami bw'Imana ariko nanone dupfira ku muryango Petero na Yohana zakozwe n'ibintu bice bitatu ngo bakije ikibuga bizabe kuza basoma ibintu cyabaga rero kawe uko cyaba kurusengero kandi muri abantu bacu bazatwandika amazina cyari kigorewe hafi y'urusengero ariko ndicari urusengero turi kure n'ubwami bw'Imana ikibuga cyamaze imyaka kitari kure n'urusengero ariko cyari hafi y'urusengero umugabo amaze imyaka 38 ku mabaraza ya Salomo yari yamaze iruhande rw'ikidendezi siko bije bivuga kidendezi abantu bakiramo akete metero kizukiramo ariko amanyana 38 ikitinda tuja kuhagera tukiya ukumviza rwose navuye ntabwo mutukishakira ariko kandi niko ndavuga uvuga imwe na Yerusalemu ni nk'umunyacyaha n'umunyabwavu n'imikiza yenda ariko kandi ndimwishe turi kure n'ubwami bw'Imana bene data aho dushobora kuba benshi turi Betifani mfasha usobanura ibintu badasobanura twitwa kuri Betifani Betifani hazitiye benshi hazirutse benshi Yesu arashaka abantu bari Betifani Betifani ntibindi umunyabetifani yarabatijwe mu mazi menshi utagira ariko umunyabetifani yovuga no kundi Betifani no himani ndi mukayini Betifani no Betifani no pastor Betifani ariko turi mu bwami bw'Imana uyu munsi ndagira ngo dutekereze ingoyi ibiziriko bira ndabizi ko barahabeshi iyo ariko uzahadashakira akazatubona ndavuze ngo benshi bageze bose kuba gifite certificate y'ubupagani
ushobora kuba dufite impano zitandukanye, ariko dushobora kwereka imbuto bidufata. Yesu aravuga ngo ndagishaka kandi sinshobora kugikoresha kiri bedifari nimwikureye. buriya nibyo tuvuga ngo itorero riragushaka, itorero se gushaka ryitanze kuki? Oya, Yesu ni ushaka, Yesu ni ushaka, pasitori yo ushaka tonashaka, Yesu ni ushaka. Ikidukomeza saba dushaka sinabadu. Uzi ko icyo Yesu atubwira, ngira ngo tugire ikibazo cyo kumva abantu utakumva, kandi kizagutangaza amakuru y'abantu azanaza direct. Pastor umugenzi wa hano agashaka kumvuga, tajamo agaca kuri Manuel akabwira Joseph agaruka kuri Alex, amakuru akanza kavuye kwa Mungu, uruvuga uruherekane kayihagaki. Ariko ya Yesu uzuze direct akakwibwira, ukarambura ijambo ry'Imana akakwibwira titulagaki, tukakundanye yazungurutse agaca kwa igihumbi afite ukuri kungana n'ubusa. Mureke tubwire abantu ko Yesu bakunda mukagira. Yesu aradushaka kandi aradushaka cyane, kandi ariko aradushaka ukaza kandi naretse ibinini ariko aracyashaka. Hari imigozi izetiye ngo Yesu akaka, izetiye abagabo Yesu akaka, kandi ari muzi cyane. Nijoro naratekereje ubu Kristo tugira mu rusengero gwenda kumera nk'isuku dufite ubu nuko ari ejo bariwe, ariko mwambaye neza mwese, abamama barabere, abapapa uvuga iki mwese, ntawo bafotora ngo yicuze ngo ariko mumeze neza pe. Ariko muri washaka kumenya isuku yanyica niwogera mu isuku agira ko mu gikoro kinjira mu zuba areba munsi y'ibitanda, siko bimeze. Niyo wamenya ibitanda by'isuku, uyu ni isanzwe noye kuvuga ko idahari, uyu nuko niko twabimenya tugeze. Icyo ngiye kuvuga ubu Kristo hari igihe Satani atuzibwira imigozi nimugende, ariko tubugarure bacuwe tugarure mu kazi, kiramuke mu kazi. Ariko ukiramuka na Diodone tuze tubona na rimwe mu mezi ane handana kabara Tanzania tuzofika itito. Ariko imana kwitsirita na bari kanije wifu azana dafoya azana barahari barazi umugabo wawe n'umugore wawe umukozi wawe ujya mu gikoni ariko kuzabobera bishope ubu tukavuga n'ubundi bibanda wohobera bishope kabwitimi pasi oya. Yesu aradushaka ngo tuve aha ibetfari tutambuke kuba twaraburiye ariko n'intambwe mwe, ariko aradushaka muri Yerusalemu. Abantu babona imbuto, abantu babona icyo basoroma, abantu bavuge ngo yobanye na nawe. Somehow hard, ariko umuhanga umwe yaravuze ngo aho kumva ngo ibintu biryoheye bitazobwira icyo bimari, ngo nobagwe bibabaza bizagira icyo bimari. Aho guhora gusibizwa data uri mwiza shege manje uri mwiza, ugasanga ikigabo kiratugwa ingonda nyine ngo baragishekereza. Oya naragushekerera ko uyu mwana yisi imyaka yo gushekera mu by'ukuri imyaka tumaze mu gakiza titwagahatwa kuzo gusenga impamvu yo mukamumana, ariko icyo fitwe wenda twongera abantu hariho ibintu byinshi kuko ngiba hariho ibintu byinshi nifuza ariko nashobora gukorera kuri iki kiziriko n'ibetfari. Yesu aravuga ngo mugende muzanize nimuzizane icyana cy'indobo abanyamahanga Yesu atwicara ubu ngubu abateye guhabwa Yesu adukore nitwe, ariko cyane cyacu ni igihe cyane kandi cyo kundira Yesu hazaza kwicara ngo baze paso oya nta
nawe Yesu nawe mushobora kwitwa kandi ikindi kizakubwira ko usigara uvuga ngo Yesu naje iyo ukiguma kuvuga ngo Yesu natwe muri ayo uzarebe abantu bize bagize amahirwe yo kwiga za kaminuza iyo babahaye umukoro rusange y'amatarafo pratique muri hamwe itsinda ry'abatutsi tuzi umenye umuhanga muza mufata umuhanga umwe muri bo akari bakorera hakaba abashiraho izina rya utaragisubiza ntibibaho bakaguha amanota ariko kugira ngo umenye nivo yawe ni ikizamini gushuhisha utari mu grupe wowe na Yesu yukana ariko twe na Yesu ni byiza gusa ariko tuza gukenera abana mbanza kuvuga na Yesu bwoko bw'Imana Imana itugirire neza reka tubasabe tuwenyine twibaze twitekereze turi tunapunda aliyefungwa muleteni kwake iye niko ndabizi hata ho warazi hata ho n'abandi bantu nabo baranyegeta ko warokotse kuko ariko hariya muri laboratoire y'ibiti hano hantu badushaka hano hantu Yesu ashaka ko dukora hano Yesu ateganya ko dukorera abana hano Yesu ashaka ko tuvuganira hano ashaka ko tuzuza ndi ademetere nawe turi kure no gabe b'Imana ariko Yesu akorana n'abari mu Imana itugirire neza Imana ibane natwe mu izina rya Yesu.